Nongeye kubasuhuza nkomeza no kubaha ikaze nshuti mwese bakunzi mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu mpande zose zigize isi, baba abatuye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, mwese tubahaye ikaze muri aya makuru yo kuri uyu munsi wa none. Pasiteri Ezra Mpyisi wamenyekanye cyane nk'umukambwe wari ukomeye cyane hano mu Rwanda, aho yarabitse amateka akomeye cyane yo hambere, akaba n'umuvugabutumwa ukomeye cyane mwagiye mumumenya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Pasiteri rero Ezra Mpyisi kuri uyu munsi ku itariki ya 27 Mutarama 2024 yitabye Imana. Ayo makuru rero niyo tuje kuba tugarukaho. Ese mu by'ukuri Pasiteri Ezra Mpyisi wari ufite imyaka 101, ese mu by'ukuri yapfuye ate? Ese byagenze bite? Ariko se mu by'ukuri icyaba cyateye urupfu rw'uyu muvugabutumwa wari ukomeye cyane, cyangwa se uyu mukambwe wari ukomeye cyane warubitse amateka yo hambere, cyane ko yagiye abana n'abami bagiye batandukanye nka Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ndetse n'abandi bagiye batandukanye, dore ko yabonye ingoma zose uko zagiye zisimburana z'abaperezida hano mu Rwanda, kugeza uyu munsi yamaze kwitaba Imana. Ese mu by'ukuri yaba yazize iki? Ese mu bundi byaba byagenze bite Pasiteri Ezra Mpyisi? Ayo rero niyo makuru tuje kuba tugarukaho muri kano kanya. Ndagusaba niba utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, urahita ubona niyo nzogera iza ku ruhande, nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka rero ntatinze twitangirire n'uyu mukambwe ukomeje kugenda ababaza abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ugerageje nko kureba mu makomenti abantu bagiye batanga, bagiye bagaragaza agahinda gakomeye cyane, ubona ko yari umukambwe ukunzwe cyane ko yagiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, atanga amakomenti ku bantu bamwe na bamwe bagenda bica umuco nyarwanda, cyane ko yagiye agaragara yuko ari nk'umukambwe ugerageza gushyira Imana imbere cyane ko yakuriye mu idini ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ariko mu by'ukuri icyo wamenyaho ni uko mbere atarajya mu idini ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, yabanje kujya asengera mu idini rya Ryangombe. Ibyo byose rero reka tubigarukeho tumenye neza. Ese mu by'ukuri uyu munsi ko hari kuvugwa amakuru atari meza kuri Pasiteri Ezra Mpyisi, ari kuvuga ko yitabye Imana, ese mu by'ukuri ni igiki koko cyaba cyamwishe? Ese byagenze bite? Reka noneho tubivugeho ku buryo burambuye. Pasiteri Ezra Mpyisi uzwiho kutaripfana, akaba n'umuvugabutumwa ukomeye cyane wari ufite imyaka igera mu 101. Uyu mukambwe ari mu banyarwanda bari bakomeye cyane hano mu Rwanda, cyane ko yari umukambwe ubitse amateka yo hambere ku ngoma zigiye zitandukanye z'abami, dore ko yabanye cyane n'umuryango w'abami, cyane akaba yarabaye umujyanama wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Akaba rero yaravutse ku itariki ya 19 Gashyantare mu mwaka w'1922. Pasiteri Ezra Mpyisi kandi akaba yaravukiye ahitwa i Nyanza, hakaba hari ibwami. Ubu ngubu hakaba ari mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Yize amashuri abanza mu ishuri rya Rwamata Adventist School, ayisumbuye akaba yarayize mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe. Akaba yarigaga gusoma, kwandika ndetse no kuvuga Igifaransa mu myaka 12. Mu mwaka w'1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga, aza gusoza amasomo ye ku myaka ye 18. Ubwo rero icyo gihe nibwo yahitaga ahabwa akazi nk'umukarani wabo ushinzwe inyandiko z'Ababiligi ndetse no kuzibika. Icyo gihe Pasiteri Ezra Mpyisi yize muri kaminuza muri Zimbabwe, aza kuba pasiteri mu mwaka w'1951. Mu mwaka w'1953 yaje kuba umumisiyoneri i Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3 ndetse mbere yuko agaruka hano mu Rwanda.
nyuma yo gusoza amasomo yakoze mu biro by'abazungu bigiye bitandukanye hariya i Nyanza, akigisha uko umuzungu yamubwiye yarenzaho ibye agakubitwa ikiboko 8. Ezra Mpyisi avuga ko yagiye ibwami ahagarariye itorero ry'Abadivantiste mu nama nkuru y'ibwami. Ku ngoma rero y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Pierre Charles yahinduye uburyo bw'imitegekere ashyiraho abantu bahagarariye amadini ibukuru. Mu 1959 nyuma yo gutanga k'umwami, Mpyisi rero yahise ahunga kubera ikibazo cy'umutekano muke cyari gihari. Kujya hanze rero byamufunguye amarembo, abamisiyoneri bamufasha kujya kwiga muri Zimbabwe, aho yari agiye kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na teolojiya muri Sursi Adventist University. Rero nyuma yo gusoza amasomo yatangiye gufungura amashami y'Abadivantiste mu Burundi, haba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero yaje no gufungura ishami ryigisha abapasiteri muri Tanzania. Pasiteri Ezra Mpyisi kandi niwe mu Divantiste wa mbere wabonye lisansi hano mu Rwanda. Ikindi wamumenyaho nuko Pasiteri Ezra Mpyisi yafatwaga nk'inzu y'ibitabo. Ikindi wamumenyaho nuko yafatwaga nk'umuntu ugishwa inama cyane, cyangwa se nk'umusaza w'inararibonye. Rero Pasiteri Ezra Mpyisi akomeje kubabaza abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bakomeje kugenda babona amakuru ari kuvugwa yuko yaba yitabye Imana. Ni amakomenti rero agiye atandukanye yagiye atangwa ku maposta agiye atandukanye yagiye atangaza aya makuru. Rero amagambo cyangwa se interuro igira iti aratabarutse koko, ni interuro ikinyamakuru Inyarwanda cyanditse kiyikesha umuntu wa hafi y'umuryango wa Pasiteri Ezra Mpyisi, aho ikinyamakuru Inyarwanda cyamubajije koko niba aya makuru ari amakuru y'ukuri koko. Uwo mushuti w'umuryango wa Pasiteri Ezra Mpyisi koko arabihamya, avuga yuko Pasiteri Ezra Mpyisi yamaze gushiramo umwuka. Rero ni amakuru twakomeje kugenda tubona hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero natwe turahari kugira ngo dukomeze kubakorera amatohoza, cyangwa se dukomeze kubakorera ubusesenguzi cyangwa se ubushakashatsi, tumenye ese mu by'ukuri Pasiteri Ezra Mpyisi yaba yitabye Imana azize iki, ese byaba byagenze gute. Gusa icyamwishe ntabwo kiramenyekana, ariko amakuru ahari nuko Pasiteri Ezra Mpyisi yamaze kwitaba Imana rwose. Gusa twamubwira ngo akomeze aruhukire mu mahoro, kandi twese niyo nzira tuba tugenda tuganamo, kandi nta wavuga ko azabaho ubuziraherezo. Ariko reka twihanganishe umuryango wa Pasiteri Ezra Mpyisi, ndetse nawe tumubwire aruhukire mu mahoro, aheza ni mu ijuru. Twizeye yuko ahagiye ariho heza kurusha aho avuye. Imana rero ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Mwakoze kubana natwe. Niba utarakora subscribe, ureba munsi gato y'iyi video uri kureba, hanyuma urebe aho handitse subscribe, hanyuma nayo uyikandeho kugira ngo utazagicikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze ibarinde.